Ibyo bintu mumbwiye igikoresho ni iki? Inkoni, umusirikare, umujepe. Ako jyo yamumbera imfura. Ntago urumva ntago nzi ngo ni mu kimwereka ngo ndi umuhungu. Iyo mbonye umukobwa tumwita igikoresho niko twabihinduye. Oh, good. Kimwereka ari kabati cya gikoresho kirimo hari. Kira cyambaye amadarubindi. Ngahita mubaza ati ukurikije hari wakora nakora. Tise wakutwa nk'inkoni zinga. Uriya muntu ariko urakeka nk'inkoni 10 wenda z'umupolisi nazemye. Inkoni 10 ngo ni amafaranga 10,000. Ikiguzi. Avuga ngo bamubita inkoni 10 ariko umukoreshe nabyemera. Yangwa njewe bitewe nje nuko mubona ngatamuga ati wenda njewe nk'inkoni 50 z'umupolisi ariko uvuye ku ikosa utarajya mu kazi neza ati nazifata ase koko mbwize mwishyura amafaranga ubutekereza inkoni nyankoni se abana aya wenda witwa rubaho wenda bano n'abana hari ukuntu bomba ngo umuntu ngo yakwitwa inkoni bakajya ngo ni za nkoni zisanzwe mu ishyamba. Urabona hano harimo nk'abashende bagiye bakoresha bakabyara nk'abana wenda batarabo mu magi wabo, babyara nk'abana batarabo mu magi wabo, ugasanga wenda bari kubabwira nko mu gitondo hari abashefu nagiye mbona ugasanga nko ku cyapa gerageza umwana yarwaye twikoze gutya, yakikoza gutyo ugasanga ahise atwika nk'akayesanse ugasanga ashyizemo n'ibindi bintu bishoro by'amafaranga. Izo ni inkoni buri kurya. Buriya hari iyo wakoze akazamo ingaruka bakavuga umwana yarembye, ntabwo ari za nkoni zo kuguhondagura. Nibyo depanse tubyita inkoni ariko burya guhuriramo n'ibibazo nabyo n'ibihombo burya n'ibihombo. Reba uraparitse ugiye gukoresha, ugiye maze gukoresha ugasanga isuzu kibaye yeguye bayijya. Ziriya nkoni ziba ari zingahe? Ni nk'eshanu z'umujepe. Waziriye rwose. Bano bana rero batarabimenya bazi ngo nese ngo wakwitwa zingahe, ugiye ngo nakwitwa ngo inkongi z'umusirikare ngeshatu. Aho ngaho wowe byita inkongi za gutya, ariko buri iyo maze gukoresha gutya bamara gukoresha subizamo neza ako kantu warugeze gute uko byagenda ko nese ubwo ni muhomba. Hari abashefu bahomba ariko twebwe nka twarimenye turiyakira twe dukorera mu rugo. Hari ukuntu uvuze ngo hari nk'akana ngo kaba karakoze ngo kabana banje gukoraho ngo karakoze hanze ngo bakakorera hanze, ugasanga wenda hano ku cyapa nk'aba bashefu urabona n'abana batoya ugasanga baje kuba ariko yakoresha ugasanga umwana akavuga yakoresha ubwo ni bya nabyumvishe ugasanga umukobwa yamubwira ati dore byahajemo undi muntu hajemo bakamotari babita bakamotari, ugasanga rero ni hatari. uyu bamwita gatatangurirwa kandi hano buri mumotari abafite izina nayibonye hano wese nitwa Bondo ariko reba denzara uraba mwita taci ushaka wafotora umutwe we nawe ukawucisha mu mazi afite gatwe musunikiro mari yegereye uba batangushe sha ariko kirizo uzadusure ubwo nahise mbibona agomba kuba gukunze cyane Biden uzadutuzana kwitegurana cyane. Reka ndaza kuvugana na perezida wanyu sinamubonye se. bamwita Kuyireba uyu bamwita Yahaya nawe nekagira cyavara Yahaya igomba bamwita Yahaya ni Rwahaya kubera gukoresha cyane. buriya rero reka nkubwire nubwo bavuga gutya uwo Rubaho yari ari kuvuga wabyaye abana bakaba bamujyana kwa dore n'uyu nguyu
ntabwo mbihakana ngo aba rero kumwigarura ashyira kwa umugenzi kuri agasozi agashyira agahita amukawurisha ako kantu umuntu agakwepye ako kantu mukwepesheje ko gushyira kuri abiri ntabwo ndi kubona moto nk'iyi moto ifite kundende yagera mu gasozi ahantu mu gashyamba ashyira kuri abiri agahita akora mu kanya yatera inda bamusanga hano mu cyapa agahita yatsa moto kandi ngo murabihakana cyane bifishije 200 dore uyu niwe muntu dufite 200 uyu ni warwa butaza kwangira umuganda sawa reka mbacike rero yaje nyuma bamwitande bizuru ingurube y'ibihumbi 150 ayitira mu kwaha maze kubona umuntu yakingurube imwe ari wenyine kandi ari wenyine sawa nyine kuzadusura oya nzabasura serious menye keza ndashaka kuzaza buri muntu wese ari free tukaganira buri muntu wese mu mwanya urabona nubwo ugiye umenye ko udufitiye ideni ubwo ngubwo uzazirikane neza ko iki cyapa cya Cyunuzi uturimo ideni okay nta nubwo ari n'ideni gusa aha ngaha ni mu rugo nta birenze okay byiza zaza kabisa turi kumwe rero kuza guca muri amasegonda minigo unit target wowe minigo kubera iki kubera iki ubwo nyine nakundaga kuniga moto cyane nawe kumugenza nakundaga kuniga amazi target ni uwuhe wasangaga kuniga amazi ubwo biba bishatse kuvuga kureba gutya satura bamwita satura bakwita rohamo umumotari wese aba afite akazi bamwita ariko uyu nguyu nturiya bapfaniki bapfaniki hari undi bari banyeretse hano uyu w'inyuma yitwa ruhuga ni umuperezida w'abantu bagufi hano mu cyapa ni perezida w'abantu bagufi mu cyapa bamwita Maître Mbatayimana maniga mwese ubu n'uyu se nje banyita nkoko banyita saso ni saso rwose ase ninde wundi ninde hano wabatiza kuvuga ngo kavarari n'umuntu bita kimonyo n'abakimonyo abantu b'amasanga hano dufite ibitera imbaraga abamotari n'uyu nguyu bamwita gatatu utu tuntu turuvura iki utu ngutu dutera imbaraga iyo uvura n'amahembe ya moto ntabwo umugongo kurya ntabwo umugongo utuze simbona ari ntakara utu ngutu ni sawa cyane tuvura n'amavunane barambwiye ariko ngo ni umuti tuvura amavunane umugongo ibicurane tunakoresha n'ibintu byo gukoresha ngo ngiki intakara gukoresha ni iki umuntu ubizi neza ninde kumva umuntu ashaka gukoresha ari umugore cyangwa umukobwa usanga umugore ariko n'igikoresho kizima ukaba wabona inyana cyane inyana kimeze neza bikaba ngombwa gukoresha noneho umukiriya umugenzi akaba yaza akaza kugutega ukabona wakoresha noneho bigasaba ko n'aya mafaranga yari buguhe y'urugendo uyareka ugashyira kuri abiri ugakoresha cyangwa se ukababwa ati uyu muntu n'inkoni nazikubita inkoni 10 z'umusirikare nazifata
hari n'ukundi kuntu haza igikoresho cyiza tukakireba noneho bamara kugitekereza tukabaza nka baduru hariya wakubitwa inkoni zingahe z'umusirikare baduru akavuga ati nkurikije urwego rw'abasirikare nk'umujepe yankubita inkoni 200 ukavuga ati inkoni 200 z'umujepe zirimo umusirikare usanzwe inkoni 1000 ariko uwo muntu ukamubona ubundi ati harankubita 10 z'umusivile